washaka ikibyagakiza n'uzuye agakiza kanakomoka mu miryango yacu. Si umurimo ukorwa nawe tuzi tubwira n'isano na data cyangwa na mama n'impano iva ku Mana. Haleluya. Agakiza mu buryo buca hirya no hino ni umurimo umuntu atazayikorera. Nta muntu uza wibuzara umuntu azabyara. Haleluya. Kandi umukristo Yohana yaravuze ngo ntibabuzawe n'imbuto y'umugabo cyangwa umugore. Haleluya. Tibagira n'isano n'ubushake bwo kuzana kwawe. Titugira na connection na ADN z'ubuzima bwawe. Kuko babuzawe n'Imana. Haleluya. Kandi ikibuzawe n'umwuka. Icyo gifitanye isano n'umwuka. Haleluya. Icyo tuvuga turavuga umuntu w'umubiri. Imana ishimwe izizara. Ikababuzara. Ibakomoye ahantu. Imana ikaza. Haleluya. Pawulo yavuga abantu naje ubumwe buraba. Bakavuga ngo mubanyeza boke mu bantu batari bafite merite batagakwiye. Mujewe muntu wawe. Haleluya. Donc uwo gushaka liste akumva we ari imbere ya Sefora uvuze aba yibeshe. Imbere yiwe kwereye kuri nde wakubashije ngo bikomuko bibukizo uretse Imana. Haleluya. Imana ishimwe yadukije. Bagiye gutegera amagambo menshi anejeje cyane. Iriya jambo uriya musaza yasomye mu mwaka w'2002 naraha kwisagara baraza baramubwira ngo samubwira abantu turabagisha usoro kwifasha kuboneza iyo ubwira ubuhamya bwawe usanga gusubira batagushaka umukora bizobaye baruze. Abantu baraza baramubwira ati ngo hari umutwe cyane babana bamugora twabafite yaratuhera ngaho barabwati wari ntabwo arwara kabisa imitsi mu buryo ariko kujugushuna ari hambere n'abarundi. Abaje twaseganaga baraza barambwira ati akoze kandi nari mu mwaka w'amashuri uremereye. Barambwira ati akoze kandi icyo wakushije abantu b'inyenyeri birumvikana azabakujije ubwenge kandi yabarasinga nabona rero n'abana mu ishuri n'amabyeyi naho ndatekereza ariko umutima ufite. Haleluya. Nibuka ko umutwe waje ari ubutunzi bw'Imana. Nibaza ikibazo kibabaje cyane n'abana b'umusore ko barakuzamu je gusigara mu nzu yanjye nijoro nahibwira ati iki kintu cyanaje umutwe uba w'Imana wabonye icumbi ry'uburozi babonye ikibanza hehe muri mutwe. Icyo cyo kwigana ariko ntanga gatekereza kibaza ahantu binjiriye babonye ikibanza kitari Imana. Icyo nashatse kwibaza ufite ahantu basigaje abarozi babona ikibanza bakabona icumbi umutwe mbwira ntabibaza mbaye shaka icumbi ubu bibaza. Haleluya. Ngira agahinda gatekereza ko hano bari basigaje ahantu so ushobora kuba wasigaje akabanza mu mutwe. Genzura umutekerezo ugenzure ushobora kuba wasigaje umuryango yinjiramo mbwira ntangishije urubanza meze bityo Imana n'umuhanga iraheza kukumaza asenga abawe n'abanisha ngo amare imbere yawe muri ubu saa saba z'ijoro
umuntu anyinjira mu nzu atakinga umuryango atakinga na salo n'abaganga bita ku mutaga mbona numva ahagaze kera ku gitanda cyane arankomanga ariko akomanga asa n'usinziriye aranzuza ukana gufata ikaramu wandike ndavuga gufata ikaramu muri konsiyanse sinagira ubwoba siniganga sinanamutekereza arambwira ngo wandikire ijambo hano wandika no kuri kane ngo muri wowe wandika muri isi haleluya ndasubira ndaryama ndandika ndaryama sinasubira kutekereza haje kwasa kuri nyina amasaha zo gusenga numva nibuka ko umuntu yamuzukije tuvugana kandi ndandika ngo rero nsanga akayi nanditseho karaho ariko sinamenye umuntu yamuvugisha asohoka yinjiye mu nzu neza imiryango usanga wa muntu utaravuga uzamuye yaraye mu mujyi ndebe usanga ntabwo bakiguze no navuga rero sanga navuga igitangaje sanga navuze fizikema nanditse regitire yaje Yohana wa mbere kandi no kubika ubu umunsi kugeza sinasubira kuguhorosa uri muri wowe n'icyuzi donc yaranishije tukavugire ko haleluya so igihe azuvuga na ashobora kubona rero bwira bamwe bashobora rero sinzi abantu kunogera naranezerewe cyane kuko Imana yasubiye kutuvugisha reka bisore Imana ivuze izivuga rimwe izivugisha kenshi sinzi nimba abantu bazabanagaza bazivugisha kenshi izivugirira rimwe kuva mu mwaka wa 2002 iryo jambo riza rishira tirigira imbaraga nke rigira ubuzima n'amaheko yabo uko mwibutse gusa umva kera umutima muzima izivuga rimwe hagaca imyaka 10 icyo yavuye yaje ifite ubuzima bw'imari barakuvuga n'amaherezo y'ubuzima na za mbaraga n'abwatwakazi ni gute kandi bitavuze mu buryo izayongorera ubuzima bwacu imyaka 20 kaca yaje kuyongorera ifite ubuzima butari bwose mu bahanzi abantu bakamushimira abantu bakubwira ngo ariko wapeza kumva byaje kuyongorera cyane hejuru n'ibindi dusohoca haleluya akantu kamwe bazavuga simana yakuvugisha ngo zemera gute izivugisha rimwe umusaza wavuze akazabwira ngo yumubwira uke izivuga rimwe ukeya andi majwi yose agashika iteke ibyari bihagaze umutima ukunze biratibitse bigatibuka tutavuyeho donc igitanguza kwese n'iki kibaye ko numvishe bwari bicecetse bituje n'iki cyabaye ko numvishe ubuzima bubaye kumwe waje kuba ugasanga ibintu byose bitakiranguka donc yamisozi iracahari ariko byajwe ritoya byamaze imbaraga haleluya donc kongorera kw'Imana biragutwara muri gusa bakavuga cyane bagatera hejuru ariko kongorera kubera ngo twikomera hanyuma abantu bakegeranya n'imbuga n'iterabwoba n'ibindi bikomeye uzatakoza haleluya moi j'aime qui a changé mu buzima bw'Kristo maze ukizwa atangiye kugenda n'itanwa abapagani ubuzima bwose kugira ngo ntazagire umunsi ngiraho agatsemba kariko kose bituma mba wese pake ndakaza nje mu Rwanda sinaje muri ADP ubuzima bwose kugira ngo mbe ahantu ntagira ikibazo n'undi umusore twabanaga n'amasegeje ngo yamashije gukirana ku munsi wose ese urabigenza gute ngo arabayifumbira n'ibindi gusa ubwanwa gusa ngo yambayifumbira ngo ntabwo ngo
wazanye gutsimana bakoze kwa Musa woko nabwira ngo Musa abagenzi wowe uzabona gutse kuki avuga ibitekerezo abawaza oye ngero n'ikibigani yaje gutekereza ikibigani ntacyo bahangayira tawo muvugishije tawo mutangamije tawo mubirageje tawo bahuye anagiye yavuga ngo Musa tawo mukandagiye donc muri ibyo bintu sinamaze sanga gukiranuka kwanje kuraba kure kugaragaza kuko urashaka se cyo kuja mu ijuru utemera guca aho garagaza cyangwa urero kumanga baba ndo nazuke azuke kusama mwana nakimwe akubwire na Jonas atubwira umugongo w'amabuga usanga bizigo nta kibazo yamushima ngo umugabo n'umugore Esse fenomeno bitumvikana no buzima busanzwe umuntu ngo kwamabuga afite undi kandi wareba ukabona ukiranuka rero aho uzakuvuga Imana rero ivuganye nawe tuzusubira kumenya ibyo bindi byose bazavuga akavuga ashaka ariko akazukibuka tukazureba rasuzuye kisa kiboro bakasuzuma ashaka kwemera n'abantu impamvu zikomeye abantu bafite barashaka ko abantu babaksendera barabikora barabiharanira barabishaka mu buryo butangaje ugahita no ijuru rikwemere ijuru cyane birego uri wowe kanakazi mubasha ariko nuja mu nzu upfukama wawe wumva umuryango w'ijuru abisa Hallelujah. Yes. Haura kiranuka kugera ku rugero rwayo. Yari umugabo ukiranuka kwe kwateraga abandi bagabo gutinya gucaho yicaye. Umwe bagaca izindi z'abantu gutinya gucaho n'ubari no kiranuka. Abagabo bamurangiza yicaye ku gatorero bagatinya gukiranuka kwayo bagakatiriza. Donc yombonaho ubwayo isikamishiza. Ariko umusore abagabo barakusatiriye baramubwira ngo twarakwitegereje dusanga n'ibyaha byakoresheje ahangaha kandi nta yindi nzira n'imwe gukiranuka kwawe kose cyari kimwe. Donc ibyo wakoraga biriya byose byari kimwe. Haza abagabo bicaye baritegura bakoze amafungo mbere y'uko bamubwira ngo inabi amafungo yo gutiriza hanyuma ngo bahaguruka biteguye kumubwira gukiranirwa ngo bakamubwira gukiranirwa bwe bakamubwira ngo ikikubereye ni ukwitwika kwica ikuziza gukiranirwa kwawe. Haleluya. Niyo mbese bavuga kuko wakirana ugeze ku rugero ugomba kwishishwa ubwenge. Iyo barababwira ijambo zazandi babwira hano kenshi barababwira ngo muzogeze kumbwira amagambo y'abasumutima. Donc mwareke wowe uvuga amagambo ntakintu uvuga muri bihitanye muzogeza he no kumbwira amagambo adahwanye n'uko meze. Ubushize hano nababwirisha. Haleluya. Arababwira ngo umwanya uje kwipima ku munzani. Iyo ku munzani we warani aragenda yo gucuma icyenda 25. Aragaruka arababwira ngo se uvuye kwireba ukireba kwawe tuvuye wasanze gute wasanze umucunguzi waje gusa. Ukanda amaherezo. Donc tuwareze umubiri tuwareze abantu bapfuye tuwareze inzira zangiritse
ufashwe hano n'isuzumiro kuzuye nagende bari basufitanye n'ubucuruzi sanga umucuruzi waje kwiza wigitinde ku muzani tutatekeza wewe uzamufima ku muzani y'amagambo n'ibyababaye iwe yagaza rero umucuruzi bari bizima adapfa bakomeza kubwira akabwira ngo rasubireyo aya magambo yo kurashire akabwira ngo nagisha kureba musanga n'ibyiringo bifiteho ndashaka kubisha donc komeje kumwirinda ahubwo shaka imanukana ndetse eyo Kristo ababwira ngo bavuze nagaza ngo hano musuko abantu nabo bagirana batunga amabwiriza uruzugo twagerageza gucana mu buzima bw'abantu akagerageza sinshobora kwisobanura nta muntu urisobanuraho uko biteye uko ugenda nta muntu wose aba yabisobanuraho mu rukiko murabona jewe ngo byageze ko ntawe uza bisobanuraho haleluya kandi uzaduca abantu bagahinda bose barabitegereje dusanga ibyo rero ni bimwe abakristo bagomba gusuka kamuka gashoshe abafilipi igice cya mirongo makumyabiri aravuga ngo erega ku bwanje kubaho ikazu kandi gupfa kubereye ariko rero nimba kubaho umubiri ari cyo kitera gukomeza kwera imbuto z'umurimo wacu sinzi icyo nahitamo sinzi icyo guhitamo kubaho niwe kubaho niwe kandi no gupfa nako ni inyungu twebwe kinyuzuye umutima w'ibizumye gusa kandi nzabwira abantu sinababwira ishishwa amasomo nzababwira ko Imana ihari ikomeje kugira ngo dusange ubuzima haleluya kubaho cyangujije amahoro muvandimwe kimwe zidana bishoke mpamvu gusa ngiki kintu umwuka yanganije asubira arambwira ngo ufite ideni ryo kubaho iryo deni murariva ari naryo basiga ufite ideni ryo kubaho ikavuga mu rugo haleluya you owe God your existence. You owe God existence. Donc umwenda wo kubaho Imana igize ngo yishuze umwenda gifitiye samfana umwenda fitiye Imana umwenda ufite Imana so udatanga kenshi ideni dufitiye Imana so gutanga icacu n'amaturo ideni dufitiye Imana so yakavuga so udasoma Bibiliya ibyo twabivuze ideni dufitiye Imana ni ukubaho ubwayo n'ibyo gusa subiramo haleluya ideni rimwe ufitiye Imana umwenda wawe ku Mana nuko Imana igushisha ikavuga ngo umbwira umwenda yo kubaho umwenda umbwira ni uwo kubaho ubwacu haleluya
Vivre pour lui. Alléluia. Nabyutse mu gitondo kubwiwe. Aya manywa kubicaye aha ni kubwiwe. Ejo mu gitondo ndabyuka kubwiwe. Uwa mbere zabaho apana kubw'ibiryo, apana kubw'abana, apana kubw'umugore, apana kubw'icyubahiro, apana kubw'amazina, apana kubw'amafaranga, apana kubwa kampani, apana kubwa bizinesi. Zavuka kubwe kila cyumweru niba kirangije kizorangira kubw'igihugu kubwe. Haleluya. Kirishuza ubuzima ukakomeza wozuka ukazuka udashaka izina yawe, udashaka inyungu zawe, udashaka ibyawe, wozuka ukabona wamuzuze ni kubwawe. Buri munota wose ndamekera shuwa ko glory ishuri kikubabe kubaza kubwiriza aho ni bure kuvuze ngo turimo mwenda kwabo tubeho kubi niki cyane twebaza ko tubeho nigitangaza abantu bashatse kubaho ubwabo ariko ngo bapfe kuwiteka niko dushatse bashyize mwegereze ke gupfa none yari ari kukubwira ntabwo yo gupfa kubwa Yesu dushimira yaravuze ngo niba turiho ni kubwe kandi kubera ko turiho kubwe niyo dupfuye nabyo nanone ni kubwe nta nyungu twebwe zose dufite. I don't live for always purpose, profit. Sibyo simbayeho kubw'amahitamo y'ibyo nshaka n'ibyo nifuza, mbayeho kubyo akeneye ibyo yifuza. Ni nayo mpamvu rero kubaho kwanje ntacyo kumbwiye kubwiye nyiri nyungu yo kubaho no gupfa bako nta n'icyo kumbwiye kuko nabyo ntacyo bitwaye bifitiye nabyo inyungu nyirabyo. muzi impamvu tumutera ubwoba n'ibyo nuko turi mu bwacu ubu n'abantu iyo bahambutse ni umuntu wese ujya kubwe agira ubwoba bwo gupfa kuko azoba kubwe kandi abapfa ku bwabo bibabangiriza babona baba bapfiriye hanyuma umwana n'umugabo bapfa ku bwabo. Donc est pray for his own way. Hanyuma y'Imana iri mu butaka n'inzira y'umuhanda we hanyuma n'Imana. Uziko abantu bakunda gukoresha mu ijuru ariko witegereza ugasanga abayeho kubwe. Desire zanje, pleasure, ibyifuzo, banki yanje, kampani yanje, umugore n'umwana wanje, inyungu, ibyifuzo by'umubiri, ibyifuzo by'isi, amashuri yanje. Donc ni mi, I, moi, izo bakoresha zose jewe yarangiza wari ko gutambiye Imana ubaho kubwawe. Ikikubwira ko ubwawe ni uko utazukurikira ibizimana ushakaho ukurikira ibyo ushaka wowe. Ntabwo ukurikira tuzuzuka mu gitondo ngo mwana mapenzi yako ubushake bwawe ariwe icyo ushaka kibe
uyu munsi wari ibyo ushaka ari byo icyo cyifuzo igikeye ubwira abantu kwibwira ko abantu bo kubwabo bo ufata za mashinga zabo ugasanga ibyifuzo mwanditse turumvikanise uburyo bwo kubwabo ariko mani yanditse urukuta rushaka ishaka reba umunsi umwe Imana yaranyishuye twaduganira mu rugo dutegura umwaka ntangiye kwandika ajenda irangamiriza kugira ngo umwaka iyo mutangiye muri iki tuzogeraho uyu mwaka ngo tuzogeraho kenda muje gushaka ngaha irangamiriza n'ibya donc ushaka kuba uyu mwaka kuri wowe kubwawe umwaka manzo dufashe turangiza amashuri ubona konti y'aho tuzagerageza saving tuzamure amafaranga kandi uyu mwaka uzodufashe ndabona yaba byabyifuza ko gutanga amazi yo kuba bitanga umwaka ntabwo muzabona umuntu waba ubifite niba ushaka dosiye niba mukibara muri afurika ati iwene iza n'abantu babayeho ku bwabo kubaho kw'Imana reka gasoza haleluya ariko icyo kivuge gusa kugira ngo twoye guhera mu bintu bisa nkaho twataramiye Imana kandi twataramiye twe gusa n'abantu batsinze imbere y'Imana kubyo twitinzeho twe gusa n'abantu bamaze igihe mu gitaramo bataramiye Imana kandi twitaramiye si nta glory y'Imana hari umuntu kamwiswe haleluya urabona umuntu wikasa ukaza umuvure usuko ntabaye bwiza uzuko batambaye umwanya wa korana natwe gutunga suko arikinzi nuko haracyarimo for your name's sake, not his name's sake. Kubw'izina yawe ariko ukabyitanga mu izina ni bande ni byinshi sizoka donc ibintu byose bishingira kuri wowe bitagezweho bikarangira kuko n'ubundi uri self-centered uri yuzuye niba turiho niba tuhaye dutane make sure bamaso utarame kubw'Imana ntabwo kugira ngo hagire ikintu cyaje no ishobora kwicara uyu munsi nshobora kwikora ubuzima bwawe busubiriramo ejo kandi ngejeje amabara ntabwo mu maso wakoresha ishaka gatandatu kuri twabiri yaba gusa uzi ko umubiri wawe wari usubira ubwo ntabwo uzobwira ku mutima maze muri kiriya kintu ku mutima akomeza araganiriza ibijyanye n'itangaza haleluya ko gateganya gusoma kubera umwanya w'igitaramo ariko reka tukabifuje haleluya ngo uzi ko uwo mubiri nawo ari urusenge donc nawe tukira iwaje uyu mubiri nawo urawutwaye donc nkaze watwaye umutima none umubiri nawo ubeho ku bwawe arazamwanga ngo twareke mu kandi gakiza ngo kaba umutima umusore bakotwa gatandatu cumi n'umunani noneho reka nshaka umwe asubire abandi bose baba bamurikiye nari ndatumana